nzajya ndirimba urukundo rwawe uko bwije nuko bukeye na nyuma y'ubuzima bwo ku isi ya none nzakomeza kukuririmba. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Amasomo tuzirikana uyu munsi ni ay'icyumweru cya kabiri cya Pasika. Ndabifuriza Pasika nziza kuri mwese, Pasika nziza ku miryango yanyu, Pasika nziza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Yesu wazutse akomeze kubana na buri wese, akomeze kumwiyereka, akomeze kwiyishurira buri wese. Ubwo rero amasomo tugiye kuzirikana uyu munsi araduhumuriza uje kutwiyereka uyu munsi, atuzaniye amahoro, atuzaniye Roho Mutagatifu, kandi aje atubwira ati nimugire ukwemera, isi narayitsinze, urupfu nararutsinze, ndi muzima. Ubwo rero amasomo tugiye kuzirikana, isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 murongo wa 32 kugeza ku 35. Iri somo rya mbere riratwereka ukuntu nyuma y'urupfu rwa Kristo intumwa zibumbiye hamwe zikora icyo twakwita ubukominote. Zabanaga, zakoreraga hamwe, zikabana, mbese zigatahiriza umugozi umwe. Nta n'umwe wibwiraga ko icyo atunze cyose ari icye bwite, ahubwo byose byari rusange kuri bo. Igishimishije ni uko nyuma y'ihungabana, intumwa zakomeje guhamya izuka rya Nyagasani Yezu n'ububasha bukomeye, kandi ubugwaneza bwari bubuzuyemo byatumaga nta mukene ubabamo, kubera ko basangiraga byose bunze, mbese ubumwe. Bari bishyize hamwe, burya ngo abishyize hamwe ntacyo babura, nta n'ikibananira. Nk'uwari ufite amasambu akayagurisha agashyira mu isanduku ya kominote, mvuga n'uwabaga atafite ntabwo yumvaga ko ahejwe muri kominote, ntacyo yaburaga, mbese byose babigabanaga hakurikijwe buri wese n'icyo akeneye. Urwo navuga ngo ni urukundo rwiza, rwa rukundo rutigwizaho, ahubwo rwishimira kubera ko undi nawe ameze neza. Ngo barabisaranganyaga bakurikije ibyo buri muntu wese akeneye. Navuga ngo urukundo hagati yabo nta nabi yaririmo, basangiraga byose, akabisi n'agahiye, mbese bagashyira hamwe kubera ibyo bari bavuyemo. Navuga ngo icyo nicyo cyiza cy'ubuzima bwa kominote, ubuzima bwacu abihaye Imana. Ntacyo tuba tubuze, ariko nta n'icyo tuba dutunze, buri muntu ku giti cye. Navuga ngo dukora hamwe, tugashyira hamwe, tugasangira byose. Waba ukeneye ikintu ukavuga ati nkeneye iki, n'undi nuko, ariko ntago navuga ngo iyi modoka ni yanjye cyangwa se ngo iyi nzu ni yanjye. Hoya, byose tuba tubifite, aba ari ibyo kudufasha kugeza inkuru nziza aho ugeze hose, ukisanga kumva ko ari mu muryango wawe. Nuko ubwo rero navuga ngo ni ibintu bifasha kominote, ubuzima bwacu kubasha gukora iyogezabutumwa mu buryo butworoheye, cyangwa se bwo bufashije buri wese. Kandi navuga ngo kuba dukora ari amasezerano, ririya sezerano ry'ubukene, ubusugi n'ukumvira, riri mu nkingi nyine rituma tutigwizaho ibintu, tutigwizaho abantu, bituma tuba mbese dufite uburyo bwo kujyaho Yesu Kristo atwohereza ahantu hose mu butumwa, kandi noneho bigatuma dukurikiza n'inama ivanjiri itubwira.
nuko rero ubuzima bw'intumwa bwari bwitwaye mu gihe nyuma y'urupfu rwa Yezu, kwishyira hamwe, gukorera hamwe no kwamamaza Yezu Kristo wadupfiriye akazuka. Naho Zaburi ni iy'117 iragira iti, abatinya Uhoraho nibabivuge babisubiremo bati, urukundo rwe ruhoraho iteka. Urwo rukundo rwa Yezu nirwo duhihibikanira wa mugani ukabona twikingiranye muri za kuva. Hari bamwe babyibaza bakavuga ati ariko se mwabuze iki? Mukabaho nta mugabo mufite, mukabaho nta kazi mufite, mukabaho muri buriya buryo. Nabo mbese bakatwibazaho, ariko twebwe tuba twumva tunezerewe kandi tunyuzwe n'ibyo turimo. Ikizima nuko tuba twishimiye kwamamaza inkuru nziza. Ibyo ngibyo nyine ni uburyo budufasha kubaho turi hamwe muri kominote kandi tugakora icyo Yesu adushakaho. Ariko ntabwo ubuzima bwa kominote gusa ari ubw'abihaye Imana. N'ubundi iyo umugore n'umugabo bashinze urugo bahinduka kominote, kuko iyo umuntu yarenze umwe, iyo abantu barenze babiri biba byabaye kominote, biba byarangiye nyine. Kuvuga ngo nyine natwe yaba muri kominote zacu cyangwa se no mu miryango yacu, iyo kominote irimo, nubwo tutayiha agaciro bwose ngo twumve uburyo ki ubumwe bugomba ari bwo kuturanga, rimwe na rimwe tugacika, ariko niko bimeze. Gushyira hamwe, gusangira byose. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Muri iri somo bari kudushishikariza kugira ukwemera, nk'uko nabibabwiye, kugira ukwemera. Umuntu wemera ko Yezu ari Kristo, yabyawe n'Imana. Hari ibintu bitajya bitandukanye. Ntabwo wavuga ngo nemera Yezu ariko Imana Data sinyemera. Ntibishoboka. Ntabwo wakunda umwana ngo wange uwamubyaye. Ni nko ntabwo nawe twavuga ngo twemera ngo Yezu Kristo Roho Mutagatifu nitumwemera, kandi yaravutse ku bwa Roho Mutagatifu. Nuvuga ngo ubumwe buri hagati y'Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu ni ubumwe bw'indatandukana. Ntabwo wavuga ngo nemera Roho Mutagatifu sinemera Imana Data, cyangwa se nemera Imana Mwana. Ntabwo bishoboka. Ni ubumwe bugomba, ni indatandukana. Biratangaje, hari igihe bitubaho ugasanga isengesho ryacu ni Yezu, ni Imana, ugasanga Roho Mutagatifu avugwa gake cyane. Ariko bo bagomba kuramwa kimwe, bagomba gukundwa kimwe, bafite meme, ngo mu Gifaransa bafite meme adoration et meme amour. Ntabwo rero ntiwavuga ngo rero nemera Yezu ariko sinemera Imana Data. Ntabwo bishoboka. Ni Yezu wenyine ushobora kutwumvisha, nakararuduhisho nubwo tutarabona, kuduhishurira ubumwe buri hagati y'Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Ati nk'uko Data yantumye, tubisange mu Ibana, ati nk'uko Data yantumye nanjye ndabatumye. Mbanga icyakora kiri muri Data, cyakora mbese ni ubumwe. Ubonye umwe aba yabonye undi, twambonye aba yabonye Data, arabyivugira. Ubwo rero ntabwo twakagombye kugira intuzi ubwo gushidikanya mu bumwe bafitanye. Ubwo bumwe rero bw'Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu nibwo bwubaka nyine na kominote na za kominote, nibwo bwubaka ingo, nibwo bwagombye kuturanga aho turi hose, mu mvugo yacu, muri kominote, mu maho dukora, mu butumwa bwacu. Ubwo bumwe bwakagombye natwe tubera urugero mu byo dukora, mu byo tuvuga. Ntibibe gusa kumva ngo turabizi gusa, ariko naho mu mikorere ugasanga ni gake cyane tubavuga, cyangwa se gake cyane tubiyambaza, ni gake cyane. Mbese ugasanga nk'uko Yezu avuga ati, nimumbamo n'amagambo yanjye akababamo, nanjye nza muri mwe. Nuvuga ngo uburyo ki tubaye muri bo
uburyo ki tubakira ni uburyo ki nyine tugenda batwereka buhoro buhoro batwihishurira. Uyu munsi rero kandi turizihiza icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Icyumweru cy'impuhwe z'Imana, impuhwe z'Imana navuga ngo ni, ntabwo nabona uko mbavuga, ni nk'inyanja nini idakama. Ni urukundo rutagereranywa Imana yakunze abe. Twizihiza impuhwe z'Imana ku cyumweru gikurikira Pasika, kubera ko Imana yatugaragarije impuhwe muri Yezu Kristu wazutse. Niyo mpamvu nyine ku cyumweru gikurikira izuka rye twizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Uyu munsi mukuru washyizweho na Papa Pawulo wa kabiri kuwa 30 Mata 2000. Uwo munsi wari ku cyumweru cya kabiri cya Pasika. Mutagatifu Papa Yohani wa kabiri yabitangaje igihe yashyiraga Mama Faustina mu rwego rw'abatagatifu. Urabizi neza ko Mama Faustina mutagatifu ari wahishuriwe ibanga ry'impuhwe z'Imana. Ubwo rero nyine mu gatabo bita journal, petit journal niho harimo amagambo yagiye ahishurirwa Mama Faustina yerekeye ku mpuhwe z'Imana. Ariko nk'akantu ababwiraho nuko Yezu yamwishuriye, aramubwira ati mwana wanjye, bwira isi yose iby'impuhwe yanjye zitagereranywa. Ndifuza ko umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana uba ikiramiro ku bantu bose, cyane cyane abanyabyaha bikabije. Aragira ati kuri uwo munsi umutima w'impuhwe zanjye uba ufunguye. Nsuka inyanja y'ingabire ku bantu begera isoko y'impuhwe zanjye. Umuntu wese uzahabwa penitensiya kandi agahabwa ukarisitiya azahabwa imbabazi zuzuye z'amakosa ye yose. Akabarirwa ibyaha bye byose yakoze, kandi noneho nuvuga ngo ahabwa nyine indulgensiya yuzuye, indulgensiya ishyitse. Ngo kuri uwo munsi amasoko y'ingabire z'Imana yose aba afunguye, ntihakagire umuntu utinya kunyegera, naho ibyaha bye byaba ari umukara bite, abibonera imbabazi. Rero ni agace gato nabashe kumva nanjye kumva kamfashije ku bijyanye n'impuhwe z'Imana. Murabizi se ya saha ya 9 yaba iya nijoro yaba iyo ku manywa, nimujye mwegera impuhwe z'Imana. Ntawe usaba ikintu mu mpuhwe z'Imana kuri iya saha cyangwa asabira umuntu atahe amara masa. Naho ivanjiri ni ya Mutagatifu Yohani, umutwe wa 20 kuva ku murongo wa 19 kugeza ku wa 31. Nyuma y'urupfu rwa Yesu, abigishwa be bari bikingiranye kubera ubwoba bw'Abayahudi. Nuko Yesu arabatungura. Yesu ajya dutungura, akadutungura hahandi tuba twashobowe, hahandi mu bigeragezo, hahandi abandi badutereranye, hahandi twumva twavuga nka Yesu ati kuki wadutereranye, cyatumye duterana n'ikihe. Yesu aragutungura muri cya gihe nawe uri wenyine. Nabo bari bonyine, uwo bari bakurikiye bari barangije kumwica, bumva ko nta kindi cyizere bafite hirya yawe. Ni ngombwa ko inzugi zari zikinze. Yesu muri icyo gihe arabatungura, ahagara hagati yabo ati nimugire amahoro. Muriyumvisha iyo kado y'uyu munsi wo kwicyumweru se ari kuduha uyu munsi, ariko yayihaye abigishwa be hashize imyaka n'imyaka. Arababwira ati nimugire amahoro. Umuntu umaze kuva mu ntambara nyinshi avuga ati wampa amahoro, wansubiza mu gihugu cyanjye, wangira gute? Aravuga ati gira amahoro. Uyu munsi aya mahoro avuga n'ayawe. Uyu munsi uracyari muri konfinoma ya coronavirus, wavuye mu bintu byinshi, magorwa menshi uyu munsi wa none, ariko uracyamushidikanyaho. Avuga ati ese ubu yashobora kunkorera ibintu bibazo ndi kugira gute, abana bararwaye,
ibiki, inzara ku muryango, ati si ubu nabona akazi nagira gute, ariko kugira ngo humura ndi kumwe nawe, gira amahoro uyu munsi, amahoro ya Kristo. Nimugira amahoro, ntabwo yaduha nk'aya yandi y'isi, ay'isi n'ay'akanya gato. Hariho abantu bakunda ati bakaduha ikize bakajya gute, ariko ugasanga ni iby'akanya gato. Ariko Yesu amahoro aduha ay'ubuzima bw'iteka, naduhumuriza igihe cyose, nadukomeza nta handi twacitse intege. Ayo niyo mahoro atanga. Yesu aduha amahoro atari ay'isi. Amahoro rero y'uwazutse ni amahoro akiza, ni amahoro ahumuriza, ni amahoro atanga akanyamuneza, ni amahoro agenda akagenda akomora bya bikomere byose, za mpungabanywa, kwa guhungabanya tuba twarahuye nako byose, anuvuga ngo ni amahoro agenda akomora. Nuko ubwo rero nyine arabizi ko bahungabanya, avuga ati nimunkoreho, nimurebe ibiganza byanjye, murebe handi batobaguje imisimari, handi bajombye inkota, dore ni njyewe. Bivuga ngo wa mubiri we wari wabaye icyo bita warabengeranaga, ni wa mubiri yabiyeretsemo igihe bari ku musozi wa Sinayi, ubwo bari abigishwa nabo bari kumwe nawe. Petero muzi ukuntu yavuze ati yewe waca ikirara ahangaha ukibera aha ntako bisa. Cyagihe bari kumwe na Ntuza Moyize akabiyerekana Eliya. Ubwo rero ni wa mubiri wabaye, avuga ngo wahindutse, urabengerana, urenze ubwiza. Uwo mubiri niwe buri muntu wese nifuza ko yagira, cyangwa se nanjye nazagira nyuma y'izuka. Umuntu wacu uzahinduka ukundi, niho ari kubereka. Navuga ngo noneho mbihuje n'uyu munsi w'impuhwe z'Imana, avuga ngo nihava ngo harimo gusohokamo ya mahoro, harimo gusohokamo za mpuhwe z'Imana ziri guha ziri kugenda zisikara ku ntumwa, kugira ngo nabo noneho bagende ngo bageze inkuru nziza. Ndi kubona babwira ati nimundebe, barambura ibiganza, noneho za mpuhwe zigenda z'Imana nyine, za mpuhwe z'Imana zo zisohokamo, ziri kugenda ziri kubomora, ziri kubahumuriza, ziri kubabarira, ziri kubaha kurenga navuga ngo za limite zabo. Mbihuje n'umunsi w'impuhwe z'Imana, avuga ngo niko nabigereranya. Uyu munsi w'impuhwe z'Imana turi kwizihiza umunsi, ntabwo nubwo twawuhaye gutyo, ntabwo uje gutyo gusa, ntabwo wavuye ku busa. Uraza, ni impuhwe z'Imana ziratwomora, ziraduhumuriza, ziratubabarira. Bivuga ngo ni nk'inyanja idakama, muze munyweho, natsinze urupfu, natsinze icyaha. Ikibabuza gusohoka mu bwigunge ni ikihe? Ikibabuza kumvuga ni ikihe? Noneho navuga ngo za ntumwa zigira ukwemera gushyitse, navuga ngo zigira ukwemera gusendereye. Ni hano havuga ati uko data yantumye, noneho nanjye ndabatumye. Noneho abahuhaho, abahoroho mutagatifu, abohereza mu butumwa ati nimugende, aho muzakiza ibyaha bazaba bikizijwe, aho kandi muzabirekera bazabigumana. Noneho amasakaramentu, navuga ngo isakaramentu ry'aba penetensiya riragaragaye. Ntago abapadiri bavuye gutyo, ntago kiza yagize gutyo ipfa kwihangira, n'ibintu byanditswe. Amasakaramentu agenda avuka gutyo, penetensiya tuyihabwa gutyo, ariko uruvuga ngo yavuye kuri Kristo. Muri kumva ko zira mpuhwe z'Imana, avuga ngo niyo ibyaha byanyu byabingana gutyo, kuri uwo munsi w'impuhwe z'Imana ushaka penetensiya uzababarirwa. Yagiye ku musaraba, yamennye amaraso kugira ngo buri muntu wese abashe kuronka umukiro w'ijuru, abashe kubona ijuru, abashe gukira ibyaha bye. Ubwo rero navuga ngo ni twebwe ubwacu naho tugomba gukoraho bwabaga, kugira ngo hatagira impuhwe cyangwa se hatagira na zimwe zigwa hasi zabuze abazakira. Ariko noneho nabo muri bo bambaye umubiri, harimo abashidikanya. Tom baravuga ngo ntiyari ahari, ya ntumwa ntiyari ihari. Ati bamubwiye ati twabonye Kristo, ati njyewe nta manje gushyira intoki zanjye ngo nzikoze aho bajombye imisimari, ntashyize ikiganza cyanjye aho bajombye iriya nkota, ati ntabwo njye nakwemera.
ntabwo nakwemera. Ariko ngiye iyi ntumwa nayo irashimisha kuko nuvuga ngo iraduhagarariye twebwe na generasiyo za nyuma ya Yezu zitazabona Yezu, zizamubarirwa, zizamwumva gusa ariko zikemera. Yezu ababwira ati hahirwa. Tom aramuga ati hahirwa uwemera atabonye. Ngo hahirwa ibyo nuvuga ngo iyo abantu bose bazakurikira ari abazavuka ari navuga ngo resiyekere zizagenda uko zizagenda zisimburanwa, ntawe uzambona. Umuntu ufite amahirwe yo kumara ariko ntawe uzambona. Harahirwa rero uzemera, uzabwirwa ko ndi umwana w'Imana akabyemera, ko ndi Kristo, nduriho, uzahoraho, ukiza ibyaha, azakiza ubugingo bwe. Nguko kwemera kwacu twakwamamaza muri uyu munsi wa none. Ubwo rero Yezu wazutse adufashe kumva buryo ki tutagomba kugira uyu munsi wa none uwo kuvuga ibyo kwemera kwacu. Hari igihe umuntu ahagara mu bantu batemera akabura icyo avuga. Ubwo rero navuga ngo rwose Yezu adufashe kumubera abahamya nyabo. Ndavuga ngo nimba ngeze mu bantu batemera bose nabwira ngo Yezu akuzwe, iyo mbibabwiye si bakikiriza cyangwa bakirorerera. Akari ku mutima agomba gusesekara no ku mubiri no ku rurimi rwacu. Ubwo rero Yezu adufashe vuma, nubwo tukifungiranye ariko hari byinshi tuvuga kandi bidafitiye Imana akamaro, ari hagati yacu n'iki, ariko ugasanga mu bityo twamaza Yesu ari gake cyane kandi akenewe kuvugwa. Hari benshi bataranamumenya cyangwa se niyo banamenya bagomba kongera kumubwirwa ku munsi wa none. Ubwo rero Yesu adufashe kumubera abahamya, kumubera intumwa nyazo uyu munsi nizo akeneye. Kristo Yesu akuzwe, kandi nkomeje kwifuriza icyumweru cyiza cy'impuhwe z'Imana na Pasika nziza. Ingabire ze dukomeze kuzakira uko zingana, tuzakire ateze ibiganza kugira ngo aziduhe. Ubwo rero nitumwemerere natwe tumutuze mu buzima bwacu bwose. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Umusaraba wawe niwe ukari ingeso mbi